Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Wafite amatsiko kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Nta mahirwe ugize yo kuganizwa ku buzima bw'imyororokere. Kurikira ikiganiro tuganira ku buzima bw'imyororokere ugezwaho na Save Generations Organization. Igitambuka buri cyumweru kuri Radio Flash FM kuva saa 7 kugera saa 8. Bangavu, ngimbi, namwe babyeyi, nimugacikwa n'ikiganiro maze dufatanye kubaka ejo heza twifuza. Ereka twongere tubifurize kugira icyumweru cyiza kuri mwese mukurikiye Radio Flash FM. Tubifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye mugezwaho na Radio Flash FM. Turahageze ni ku cyumweru nkuko bisanzwe iteka iko tuba turi mu kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere. Ni ikiganiro maze gukomenya gukurikirana muri benshi kuko ni ikiganiro cy'umumaro gikangurira urubyiruko, abangavu, ingimbi ndetse n'abagore gukomeza kwirinda ndetse no kumenya gukorera ibiganiro hagati y'ababyeyi ndetse n'abana. Mbese hakubiyemo ibintu byinshi cyane, akaba ari ikiganiro mudakwiye kujya mucikwa mwese. Ni Flash FM rero, ngewe nitwa Fanny Umutoni wase, ariko ntabwo ndi njyenyine, mubizi neza ko turi kumwe na Dr. Wiriwe neza? Muraho cyane. Icyubahiro kibi cy'Imana ku cyumweru. Murakoze cyane. Harya uvuye gusenga? Kubera amabwiriza ya covid no kugira ngo twirinde kandi turinde n'abandi. Urongerejwe kandi wegere mikoro neza. Ubu rero bo hasenga bamwe na bamwe, narinzi kutabura abandi tukazajyayo mu minsi ikurikiye. Niko bimeze, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe n'undi mukobwa mwiza iruhande rwawe. Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Tuguha ikaze nawe. Murakoze cyane. Watwibwira? Murakoze. Amazina yanjye n'umukunzi Sandrine, nkorera umuryango Save Generations Organization. Abandi umukozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'umushinga ugamije kongera ubushobozi ndetse n'ubumenyi abangavu n'ingimbi mu mashuri kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Urakoze cyane, ubisobanuye neza cyane yuko uri umwe mu bakozi ba Save Generations Organization. Nkaba nahita nkubaza akabazo k'amatsiko, ese ubundi Save Generations Organization ni iki? Ese ikora iki? Impamvu y'ibi biganiro bya buri cyumweru dukangurira abantu, turarikira abantu ni iyihe? Murakoze cyane. Save Generations Organization ni umuryango utari wa leta ugamije iterambere ry'umwana, urubyiruko ndetse n'umugore. Ukaba rero nkuko nari maze kubivuga ufite umushinga ugamije kongera ubushobozi ndetse n'ubumenyi ingimbi n'abangavu bari mu mashuri kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ni umushinga ushyirwa mu bikorwa ufatanyije n'umuryango nterankunga witwa Kivina. Tukaba dushyira mu bikorwa uwo mushinga mu turere tubiri nkuko twabibabwiye, akarere ka Kamonyi ndetse n'akarere ka Gasabo. Rero ubundo waruvuze ati impamvu y'ibiganiro bya buri munsi ni iyihe? Bya buri cyumweru. Bya buri cyumweru. Murakoze. Uko twabigiye tubibabwira, twagiye tubona ko hari ikibazo cy'uko urubyiruko rwinshi rutagira amakuru ahagije cyangwa se yizewe ku buzima bw'imyororokere. Kandi ku ishuri aho bagirwaga amahirwe ko hari amaklub babaniragamo ayo makuru cyangwa se no ku ishuri babyiga, ubu ngubu amashuri arafunze kugeza igihe wenda azafungurwa kubera icyorezo cya covid. Ni muri urwo rwego twabonye ko byaba ari igihe cyiza cyo kugira ngo urwo rubyiruko aho ruri mu miryango bakomeze kubona ayo makuru uri uko basanzwe bayakura ku ishuri. Niyo mpamvu twatekereje ko itangazamakuru nkuko rigera hose kandi ikajya ku bantu benshi, byaba umuyoboro umwe ufasha abana cyangwa se babangavu n'urubyiruko kubona ayo makuru yizewe. Niyo mpamvu rero Save Generation Organization yateguye kino kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere, aho tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye ariko zigamije kugira ngo abana bagira amakuru ahagije kandi yizewe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Urakoze cyane umukunzi Sandrine kuko ibisobanuro duhaye birimbitse pe. Niko bimeze. Reka mpite ngaruka kuri Dr. twihuse mpite mubaza ni nabonye insanganyamatsiko ivuga iti kumenya kubara ukwezi k'umugore cyangwa se ukwezi k'umukobwa. Dr. nkaba nahita nkubaza ni ubundi Dr. ukwezi k'umugore ubundi ni iki? Ibi mbivuga nawe udukurikiye Radio Flash FM unakurikirana ibiganiro byacu,
ndifuza ko uyu munsi twaganira ariko tuniga ugategura bike ugategura agakaye kuko iki ni ikibazo cyagiye kigarukaho n'abantu benshi bagiye babaza ari benshi twabonye message nyinshi zibaza cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yaba bamwe mu badamu bubatse ntabwo babizi yaba abana b'abakobwa ntabwo babizi niyo mpamvu rero ufashe bike ugafata agapapuro ukaburi hafi ya telefone cyangwa se ya radio yawe ukaza kugenda wandika akantu ku kandi ako muganga aza kugenda asobanura nzi neza ko ari kugenda gusha cyane kubyo uhora wibaza biraza kurushaho kugenda bikorohera. Dr. ukwezi k'umugore niki? Nibyo koko iyo abantu bavuze ukwezi k'umugore abantu bakunda wenda kubyumva ku buryo butandukanye ariko ni ngombwa ko tubisobanura neza kugira ngo abantu babimenye kugira ngo ndetse wenda nibumva ukwezi ntibajye mu ukwezi kwa kalendari kwa Mutarama Gashyantare Mata n'ayandi yose ahubwo twumve ko ari ukwezi k'umugore ariko nabwo twongeye twumve ko ukwezi k'umugore niko kwezi k'umukobwa. Yego niko kwezi k'umukobwa ndetse hari n'abantu rimwe bakwita ukwezi kw'imihango kuko nkuko tugiye kubibona wenda dusobanura ukwezi k'umugore cyari cyo kimwe mu kimenyetso nyamukuru kigaragara mu kwezi k'umugore umuntu yaranasobanura ukwezi k'umugore ni igihe cy'imihango cyagihe umukobwa bakunda kuvuga mu Kinyarwanda cyangwa umugore ngo ari mugongo nuva ari kubona amaraso ari gusohoka mu gitsina cye. Ukwezi k'umugore rero abahanga bagusobanura gute baravuga ati ukwezi k'umugore ni igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umugore cyangwa umukobwa yaboneyeho imihango n'umunsi wa mbere azongera kuboneraho imihango y'ukwezi gukurikiye. Uko byumvikana neza baravuga bati ukwezi k'umugore cyangwa ukwezi k'umukobwa ni iki? Ni iyo minsi iri hagati y'imihango ibiri ikurikiranye. None wabisobanura mu magambo katomoye kanyasubiremo baravuga bati ukwezi k'umugore ni igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umugore cyangwa umukobwa yaboneyeho imihango n'umunsi wa mbere yongera kubonaho imihango y'ukwezi gukurikiraho. Akaba ari nayo mpamvu bavuga ko imihango cyangwa ukwezi k'umugore ari ngaruka kwezi kubera ko bigenda bigarukirana nyuma y'iminsi runaka. Yego urakoze cyane ubisobanuye neza usobanuye neza ukwezi k'umugore ari iki. Nizere ko mwamaze kubyandika muri benshi hata nakubaza vuba ndetse ukwezi ubundi k'umugore kubarwa gute ni gute yaba umukobwa cyangwa se umudamu abasha kuba yabara ukwezi kwe? Nibyo koko ngira ngo kandi Farina gushimira ko wasabye abadukurikiye ko bafata ikaye n'ikaramu kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bajye babyandika kuko hari igihe tuza kwifashisha n'imibare noneho bigatuma abantu bo ko baza kugira icyo basigarana. Yego cyane cyane ko ukwezi k'umugore iyo twigisha ukuntu bakubara ntibireba umugore gusa iyo mvuga umugore n'uri ufite umugabo washyingiwe ahubwo bireba umuntu w'igitsina gore wese. Tujaze kuvuga ko umukobwa wese yaba umwangavu utangiye kujya mu mihango kuri akwezi k'umugore kuramureba rwose. Ni byiza ko amenya ukuntu akubara kugira ngo amenye n'ukuntu yitwara mu bice bitandukanye byako. Ariko handi ndongeraho wenda mbere ko nishe uko bakubara mvuge ko n'abagabo n'abahungu nabo bakeneye kumenya uko babara ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa. Bikabafasha iki Dr.? Bikabafasha noneho kugira ngo wa mugenzi we bari kumwe ndetse babana abana nk'umugore n'umugabo cyangwa babana nk'inshuti niba ari umuhungu n'umukobwa niba bateganya no kuzakora imibonano mpuzabitsina cyane banayikora bamenye se icyo gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ukwezi guhagaze ese bari mu gihe cy'uburumbuke ese bari mu gihe kiteye cy'uburumbuke aribyo bishatse kuvuga niba iyo mibonano mpuzabitsina ishobora gutuma basama cyangwa batera inda cyangwa bikaba bitabaho. Nituma kumenya ko babara ukwezi k'umugore neza ibyo byose turatubizi tumenye ese umuntu yasama ryari ese igihe umuntu atasama ni ryari. Ese Dr. nkata nakubaza nti ibyo bintu biba byizewe kangahe kwijana kuko hari benshi bagiye batwandikiye batubwira bati hari igihe tubara kuko tukabona yuko byakunze ariko n'ubundi tugasanga twamaze kugwamo habayeho gusama buryo ibyo byatewe n'iki? Nibyo koko hari abantu babara ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa ku buryo butandukanye. Yego
ndetse niyo tugiye mu bitabo hirya no hino hari igihe dusangaho amakuru, usasanga hari amakuru bigishwa abari ukwezi k'umugore, ndetse hari no muri telefone abantu bafite utuntu tubafasha kubara ukwezi k'umugore, ariko nkavuga ko akenshi usanga harimo udukosa rimwe na rimwe. Yego. Udukosa turimo najya wenda kamwe mbanze n'agakemure tugitangira. Akenshi bakunda kwigisha ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa bagafata ukwezi kw'iminsi 28. Yego. None umuntu wese bakamwigisha ukwezi kw'iminsi 28, kandi burya bigaragara niyo ubajije abakobwa n'abagore benshi usanga bose badafite ukwezi kw'iminsi 28. Yego. Nuvuga ngo igihe wigishije ku minsi 28, aho iminsi 28 wowe uba wigishije, ariko abandi bafite ukwezi gutari iyo minsi uri kubaha amakuru atariyo, noneho bigatuma babana n'ukwezi kwabo bo nabi, kuko bakora imibonano mpuzabitsina kandi bazi ko babaze bakaba basama, kuko igihe cy'uburumbuke cy'umuntu w'iminsi 28 gitandukanye n'igihe cy'uburumbuke cy'ufite iminsi 30, 26 cyangwa n'indi yindi. Nibyo rwose. Aha rero niho mvuga ko mu kubara neza ukwezi k'umugore tugomba kumenya ko ukwezi k'umugore kugizwe n'ibice by'ingenzi bitatu. Igice cya mbere navuga ko ukwezi k'umugore gutangira cya gihe mu gihe cy'imihango. Igice cya mbere cy'ukwezi k'umugore ni igihe cy'imihango. Imihango ro mu mugore cyangwa umukobwa ajya mu mihango ishobora kumara iminsi itandukanye. Hari imihango ishobora kumara umunsi umwe, hari umugore cyangwa umugore ushobora kugira imihango imara iminsi 2, 3, 4, 5, hari n'abashobora kugeza ku minsi 7. Ibi rero bikaba bigaragaza ko umuntu woko kiriya gihe cy'imihango bitewe n'iminsi kizamara, ubundi abahanga batubwira ko kiriya gihe umugore cyangwa umukobwa ari mu mihango ntabwo ari igihe cyo gusama. Byumvikana ko niba akoze nk'imibonano mpuzabitsina koko ntashobora gusama, nuvuga ngo ntacyo byamutwara. Ariko nabo bakongera bagatubwira ati nubwo atari igihe cyo gusama, ntabwo ari igihe cyiza cyo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko ukoze imibonano mpuzabitsina muri kiriya gihe bishobora gutuma ugira isuku nkeya. Ahangaha ndetse turaza kugaruka wenda mu isuku no mu gihe cy'imihango, aho tubona ko igihe cy'imihango kimwe no mu bindi bice by'ukwezi k'umugore hagomba isuku yihariye, kuko mu gihe cy'imihango umukobwa aba ari kuva amaraso asohoka mu gitsina cye, aba agomba no kugira isuku kugira ngo agire isuku y'umubiri, ariko none ari amaraso ajya amusigaraho n'ayavaneho. Iyo igihe cy'imihango rero kirangiye cyamaze iminsi runaka, yaba umwe yaba 3 yaba 7 bitewe wenda nuko ukwezi k'umugore imihango yizamara, iri cya gihe cy'imihango gikurikirwa n'ikindi gihe kigenda kikazagera hagati mu kwezi kikanaharenga, aricyo gihe bita igihe cy'uburumbuke. Igihe cy'uburumbuke twagisobanura ko ari igihe kiza nyuma y'igihe cy'imihango kikagenda kikazagera igihe hagiye kuza ikindi genza kubasobanura mu kanya. Icyo gihe cy'uburumbuke cyo gisobanura nuko tubona ko kiri hagati mu kwezi k'umugore, gifite n'ubusobanuro ku bijyanye n'imyororokere, kuko mu gihe cy'uburumbuke nicyo gihe cy'ubundi cyo gusama, nicyo gihe cyo gutwara inda. Nuvuga ngo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'uburumbuke atwara inda, cyangwa umuhungu cyangwa umugabo ukoranye n'imibonano mpuzabitsina n'umugore cyangwa umukobwa uri mu gihe cy'uburumbuke batikingiye atera inda. Ibyo bishatse kuvuga ikintu, uvuga ngo muri cya gihe cy'uburumbuke niho harimo umunsi intanga y'umugore ikura noneho yamara guhishiriza ikuze neza igasohoka mu gasabo k'intanga ngore, noneho igasohokamo ikajya mu muyoborantanga itegereje ko ari intanga y'umugabo yaza kugira ngo hakora umwana. Ibyo rero nicyo igihe cy'uburumbuke gisobanuye, nuvuga ngo ni igihe cyo gusama, ni igihe cy'uko umuntu yatwara inda. Igice cya gatatu cy'ukwezi k'umugore ni igihe kibanziriza imihango y'ukwezi kuzakurikira. Aha nongeye mbibutse ko iyo umuntu abonye imihango yindi abatangiye ukwezi kukundi gukurikira, akamenya ko uko yari arimo kwarangiye ejo hashize. Ubwo rero hari iminsi ibanziriza imihango y'ukwezi gukurikira. Iyo minsi ishobora gutandukana bitewe n'uko ukwezi kwa buri muntu kuzareshya, ishobora kuba 5, ishobora kuba 7, ishobora kuba 10 bitewe n'ukwezi k'umuntu kuzareshya, bitewe n'imisemburo afite mu mubiri cyangwa amagambo make bitewe n'uko Imana yamuremye. Icyo gihe rero nabwo kibanziriza ibyo minsi ibanziriza imihango ikurikira, ni iminsi nayo twavuga ko ari iminsi itari y'uburumbuke, ni iminsi itari yo gusama, ni iminsi umugore cyangwa umukobwa ashobora gukora imibonano mpuzabitsina wenda itanakingiye ntabe yasama.
ariko ni ngombwa ko ibi bihe tuvuze ko ari bitatu: igihe cy'imihango, igihe gikurikira imihango akaba aricyo gihe cy'uburumbuke, n'igihe kibanziriza imihango izakurikira, bigira iminsi itandukanye bitewe n'uko ukwezi kuzareshya, kuko twavuze ko ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa buri gihe atari iminsi 28, ahubwo ishobora kuba 28, ikaba yana 30, hari n'abageza kuri 36, akaba ndetse n'abaza hasi y'iminsi 28 bakaba bajya mu kwezi kw'iminsi 26, ndetse hari n'abashobora kujya mu kwezi kw'iminsi 24 ndetse na 20. Ariko abahanga bakatubwira ko muri rusange iyo dufashe nk'abantu b'igitsina gore batuye isi bari mu gihe cy'uburumbuke, batangiye kujya mu mihango, bigaragara ko abenshi muri bo baba bafite ukwezi kushobora kuba wenda kudahindagurika buri gihe hari iminsi imwe, cyangwa ukaba ari ukwezi guhindagurika wenda ukaba kugira iminsi itandukanye, ariko ugasanga kenshi ari hagati y'iminsi 26 na 32. Aho rero ariko bakavuga bati nk'uko abenshi bagiraho ku kwezi ko hagati y'iminsi 23 na 32, hari n'abandi bagira ukwezi kuri munsi y'iyo minsi, munsi y'iminsi 26. Kandi bavugisha hano nk'umuntu w'impuguke mu bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nzi n'abagore cyangwa n'abakobwa bafite ukwezi kuko iminsi 20, 21, 22, ndetse hari n'abo nzi nk'ababiri bafite ukwezi kuri munsi y'iminsi 20, iminsi 18, iminsi 19. Ariko nkamenya n'abandi nabo bafite ukwezi kurekure cyane barenze ya minsi nabo bwa 32 bavuga, ugasanga barageza ku minsi 36, 37, hari n'uwonzi ndetse ufite ukwezi kugera ku minsi 40. Iyo mvuze ukwezi kujya ku minsi 40 ni ukuvuga igihe hatangira igihe aboneyeho imihango kugeza igihe azongera kubona imihango ikurikiye. Byumvikana ko iyo gihe gihindagurika bitewe na buri muntu. Bisobanura wenda umuntu yatanga nuko guhinduka k'ukwezi k'umugore bitewe n'igihe kwa kwezi kwe cyangwa umubiri we udusabo twe tw'intanga tuba twarekuriye ya ntanga ye ngore, noneho aricyo gihe twiza cy'uburumbuke, noneho bigatuma niba intanga yarekuwe mbere ukwezi kuzaba kugufiya, niba intanga yarekuwe bitinze ukwezi kuzaba kurekure. Ari nacyo gituma rero tuvuga tuti ubundi ukwezi kuba kugufi cyangwa ukaba kurekure cyangwa ukagira iminsi runaka bitewe n'iki. Ubundi akenshi ni imisemburo mu mubiri w'umuntu, burya umubyeyi, umugore, umukobwa, hari imisemburo y'ubwoko bubiri y'ingenzi biri mu mubiri we, umusemburo bita estrogene n'umusemburo bita progesterone. Iyo misemburo ni iyobora ukwezi k'umugore. Ubundi iyo misemburo ikorwa n'udusabo tw'intanga z'umugore, ariko igakorwa amabwiriza aturutse ku bwonko bw'umuntu. Ubwonko nibwo butanga amabwiriza, imisemburo igakorwa none ikayobora kwa kwezi k'umugore. Uko imisemburo ari myinshi cyangwa ari mike, uko umwe wenda urutundi cyane, nibyo rigenda bivuga ati tugeze mu gihe cy'imihango, tugeze mu gihe cy'uburumbuke, tugeze mu minsi banziza imihango, ukwezi kukaba kwa kurekure cyangwa ukwezi kukaba kwa kugufiye. Urakoze cyane Dr. kubw'ibisobanuro byiza duhaye. Nizere ko mwese mwatangiye kugenda mwandika, ndetse kandi mwamaze no kwegera inyakiramajwi kugira ngo murusheho kugenda munatwoherereza ubutumwa bwanyu bugufi. Ibyo mugenda mutubaza mu butumwa bugufi Dr. Arahara aragenda basubiza kimwe ku kindi, ndetse turaza no kubafungura umurongo wa telefone mu kanya kari buze kugira ngo tugende twumva byinshi mu byo umukeneye kuba amwamenya. Nimero ya telefone yo kwandikaho ubutumwa bugufi ndayisubiramo inshuro 3 kugira ngo nawe ugiye kudukurikirana ubashe kuba wayandika neza, ubundi twandikireho ubutumwa bugufi ugire icyo ubaza muganga, wamubaza kubigendanye no kubara neza ukwezi k'umugore, ibyo udasobanukiwe ndetse na byinshi ugenda uhuramo nabyo mu buzima, kuko ubu turi kuganira nyine ku buzima bw'imyororokere. Nimero ni 0788 74 83 178. Ndasubiramo 0788 74 83 178. Iyo ni nimero ya telefone. Ndayisubiramo bwa nyuma 0788 74 83 178. Dr. arabisobanuye neza avuga yuko
ntabwo bireba abagore gusa ntibireba abakobwa gusa kuko n'ubundi turi kuganira ku buzima bw'imyororokere kandi yaba umugabo biramureba ntabwo ari umudamu gusa burya umudamu yagiye kwibarira wenyine ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akenshi areshuha ariko iyo afashijwemo n'umugabo we biroroha kuko bombi bagenda bahana ibitekerezo ndetse ni nayo nyungu yo kuganirira mu muryango kuko iyo mwaganira mu muryango hari byinshi ugenda wunganiramo mugenzi wawe ikindi kandi n'umusore ufite inshuti cyangwa se umukobwa bakundana kugira ngo amurinde abashe no kuba yamufasha gukurikirana ubuzima bwe burya bikunze kuba byiza cyane iyo n'umusore abigizemo uruhare akaba afite amakuru ahagije ku bigendanye no kumenya kubara ukwezi k'umukobwa ndetse kandi no kumenya ibigendanye n'uburumbuke bwe no kuba yamenya aho abasha kuba yahuriramo n'ikibazo icyo ari cyo cyose turi hano twigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko ntituri hano kwigisha ibijyanye n'ubusambanyi ahubwo bakobwa mumenye yuko hoya igomba kuba hoya si ngombwa yuko mwaba basesa bayore ugusabye wese ngo umuhe ngo ndabizi neza ko ntasama ngo muhe ngo nta kibazo ngo ntago nasama ahubwo nyamuneka mwihagarareho hoya ibe hoya kuko umenye neza yuko avenire yayibasha kwangirika mu gihe gitoya ahazaza hawe habasha kuba hajya mu manegeka mu kantu gato by'ibyishimo by'umunota umwe by'ibyishimo bitari butinde bikaba byatuma ahazaza hawe hajya mu buzima bubi ugasanga ugiye gutwara inda itateganyijwe yandi utazabona ugufasha ugushyigikiramo cyane ko buryo umusore yamaze kubona yuko byamaze gukemuka ibyo yashakaga yabibonye ahanini mubyaranye abo ngabo kuri benshi kuko baba bahari benshi batubwira yuko iyo yamaze gutwara inda mugenzi we aba atakimwikoza ubwo rero mumenye neza yuko iyo wamubwiye ngo hoya ntacyo byakangiza ku bushuti bwanyu ntacyo byakangiza ku mibanire yanyu ahubwo bituma uguma kuba uri we ndetse n'umusore bikanamurinda kuba yakubaka urugo akiri muto ndetse no gufata sharije akiri mutoya ubwo akona ko ni ingenzi binabaza Dr. ni gute umuntu yamenya igihe cye cy'uburumbuke cyo azakimenya te azakibwirwa n'iki nibyo koko iyo abantu babara ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa ibibazo byinshi bigaruka kumenya se igihe cy'uburumbuke ni ikihe umuntu yakimenya te yakibara te yakwifashisha iki ubwo rero ku rundi ruhande iyo umuntu amaze kumenya igihe cy'uburumbuke muri ya minsi igize ukwezi kwe none amenya ko iminsi isigaye atari y'uburumbuke aha ndagira ngo nsobanure neza igihe cy'uburumbuke bivuze iki iyo tuvuze tuti umuntu ufite ukwezi kw'iminsi wenda 30 igihe cy'uburumbuke wenda ni iminsi runaka tuba dushaka kuvuga ya minsi aba koko afitemo uburumbuke ya minsi uriya mugore cyangwa umukobwa intanga ye ngore ishobora kuba yaboneka noneho yakora imibonano mpuzabitsina intanga y'umugabo yamwinjiramo igasanga ya ntanga y'umugore ihari noneho byahura hakaba haba gusama kuko burya gusama ni intanga y'umugore ihura n'intanga y'umugabo hakava mwigi rizakoreka zabyara umwana aha rero niho tuvuga tuti igihe cy'uburumbuke ni igihe koko cyo kumenya umukobwa akakimenya umugore akakimenya umusore akakimenya umugabo akakimenya kuko iyo umuntu atakimenye igikurikiraho nuko ashobora gutwara inda atabyiteguye cyangwa n'umuntu w'igitsina gabo akaba yatera inda atabyiteguye mutero umuntu yabibara gute mu kubara kiriya gihe umuntu ashobora kwifashisha inzira ebyiri inzira ya mbere ni inzira y'imibare yashyizweho n'abahanga mu bumenyamuntu b'abaganga bazi ubuzima cyane cyane bw'abakobwa n'abagore ku rwego rw'isi noneho bashyiraho imibare ishobora kwifashishwa niyo twita mu ndimi z'amahanga ni formule cyangwa formula ushobora kwifashisha kugira ngo urebe bitewe n'iminsi y'ukwezi kwawe niba ukwezi kwa iminsi 30 niba 28 ukamenya muri ya minsi yo hagati y'imihango ibiri kurikirana iminsi ushobora gusama niyo ushobora kudasama muti mubigenza gute ko twavuze ngo abantu bafate ikaye n'ikaramu abadukurikiye bose nagira ngo bafate ikaye n'ikaramu noneho twige abana bafate ikaye n'ikaramu n'ababyeyi babegereye nabo bafate ikaye n'ikaramu kugira ngo nabo babone aya makuru bazashoboye gomeza kuyabasobanurira neza ariko ndetse n'umuhungu ndetse n'umugabo dukurikiye nawe afate ikaye n'ikaramu kugira ngo aya makuru nawe ayamenye nawe azamugira akamaro ndetse azasangize na bagenzi be muti bigenda gute tubanzirize ku muntu ufite ukwezi guhinduka
yego reka dufate urugero nk'umuntu ufite ukwezi guhinduka wenda hagati y'iminsi 26 na 30. Wenda rimwe abona ukwezi kuri hagati y'iminsi 20 akabona hagati y'imihango n'indi haje iminsi 26, ubundi akongera kubona imihango wenda hashize iminsi 30, ubundi ndiga wikurikira akayibona haje iminsi 28, indi ikurikira akazabona iminsi 29, gutyo muri make hagati y'imihango n'indi akaba ari mu iminsi igenda itandukana. Tuzi ko hari abantu bagira ukwezi kumeze gutyo, rimwe akajya abona imihango rimwe yaje mbere ubundi kazitinze, muri make yabigaragaza ko imihango ye itazira ku itariki imwe y'ukwezi dusanzwe tuzi. Aricyo ginashimangira ko nababwiye ko ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore gutandukanye n'ukwezi kwa kalendari. yego Noneho uyu muntu ufite ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 30, iriya mibare abahanga bashyizeho baravuga bati ukwezi afata iminsi mike yigeze abona. Ni ukuvuga ukwezi kwagize iminsi mikeya, ukwezi kugufi. Ahangaha turabona ko ukwezi kugufi ari uko iminsi 26 niyo yigeze kubona mikeya. Ukwezi kugufi agafata iminsi yako, ubwo ni 26, akavaramo umubare 18. Tufashe 26 tukavaramo 18 tubona iminsi 8. yego ubwo dufashe 8 tuwanditse ahantu. Noneho ubwo uyu 8 uvuye ku kwezi kwagize iminsi mikeya, yego 26, tukavaramo umubare wa 18. Noneho dufashe n'ukwezi kwagize iminsi myinshi. Ukwezi kwagize iminsi myinshi kuyo muntu twabonye ko ari iminsi 30. yego Ho turavaramo umubare wa 11. Nidufata 30 tukavaramo 11 turabona 19. Twibuke ko mbere twe twafashe ukwezi kugufi 26 tuvanyemo 18 tubona 8. Ubwo nuvuga ngo igihe cy'uburumbuke cy'uyu muntu ni ukuva ku munsi wa 8 kugera ku wa 19, abaze ahereye ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango. Kuko umuntu atangira kubera ukwezi ku munsi wa mbere yaboneyeho amaraso y'imihango. Akora umunsi wa mbere, ejo ikaba umunsi wa kabiri, ejo undi wa gatatu, agakomeza gutyo, n'imihango yarangira agakomeza kurikiranya iminsi gutyo kugeza igihe azabona indi mihango, agatangira nabwo akabara umunsi wa mbere ukwezi gukurikiye. Iyo umuntu atangiye kubara imihango rero nuvuga ngo igihe cy'uburumbuke kiri hagati ya bya bisubizo bibiri twabonye, hagati y'umubare y'umunsi wa 8 n'umunsi wa 19. Nuvuga ngo ya mbere twonye dufashe ukwezi kugufi tugakora umubare wa 18, n'umubare twonye dufashe iminsi y'ukwezi kurekure tugakora umubare wa 11. yego Ara turavuze ati ko uyu muntu ufite ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 30 guhindagurika, nazajya mu mihango kuva agiye mu mihango kugera ku munsi wa 7 buriya ni igihe kitari cyo gusama. Ariko najya ku munsi wa 8 uko nicyo ya mibare yaduhaye, nagera ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 19 kizaba igihe cy'uburumbuke. Igihe cyo gusama akoze umuntu mpuzabitsina idakingiye nuvuga ngo yatwarinda. N'umugabo ndetse nawe niba bariye umukobwa cyangwa umugore bagiye kuryamana, bakora imibonano zidakingiye, wa mugabo cyangwa umusore nawe yatera iki? Yatera inda. Noneho turenze uriya munsi wa 19 twabonye, kuva ku munsi wa 20 kugenda kuzageza igihe azabona imihango ikurikiye, ni igihe kitari cy'uburumbuke. Ya minsi ibanziriza ukwezi, ya minsi ibanziriza imihango y'ukwezi gukurikira, nabwo ntabwo ari igihe cy'uburumbuke. Aha rero ni ku muntu ufite ukwezi guhinduka cyangwa guhindagurika, hagati y'imihango n'indi haza iminsi itari imwe. Reka ture noneho umuntu ufite ukwezi kudahinduka. Reka dufate nk'umuntu ufite ukwezi kudahinduka, dufate umuntu afite ukwezi buri gihe iyo agiye mu mihango, iyo hashize nk'iminsi 27 kwa 28 ahita abona imihango ikurikiye. Tuve dufite umuntu ujya ubara akabona hagati y'imihango n'indi hari iminsi 27. Ukwezi kwe kutayaduhinduka amaze, ubundi babahanga bavuga ngo kugira ngo umenye ukoreshe ino mibare turi gukoresha, uba nibura umaze nk'inshuro 6 ukurikirana imihango 6 ikurikiranye, none ukamenya iminsi irimo. Iyo utaramara nibura inshuro 6 y'imihango, ubu utaramenya nibura neza umuhango wawe wenda igihe ukwezi kuzaba kurekure no kuba kugufi. Ariko iyo umaze izo nshuro 6 zikurikirana, abahanga bavuga ko ushobora kumenya uko ukwezi kwabaye kurekure no kwabaye kugufi, bikaba byagufasha. Kuyo umuntu ufite ukwezi rero kudahinduka, dufasha ufite uko iminsi idahinduka 27. Nawe turakoresha ya formule ya mibare
yego ubwo rero turabona ko ukwezi kuko ukwezi kwe buri gihe ari iminsi imwe 27 ubwo ukwezi kwe kugufi ni iminsi 27 n'ukwezi kurekure nako ni iminsi 27 ubwo turafata rero iminsi 27 nk'ukwezi kugufi tuvane mu mubare wa 18 yego nituvana mu mubare wa 18 turabona 9 twongeye dufate ukwezi kurekure kuko kudahindukana kuri iminsi 27 naho tuvanemo 11 noneho tubone ko hasigaye 16 yego nyuvuga ngo dukoresheje ariya mibare twahawe n'abahanga tubonye ko we umubare wa mbere tuvanyemo dufata iminsi mike ni 27 kuvanamo 18 twabonye 9 twafata n'ukwezi kurekure nako ni 27 ukwezi ko ndi guhinduka tugakoramo mu wa 11 tubonye 16 nuvuga ngo uriya muntu we ufite ukwezi kw'iminsi 27 nazajya ajya mu mihango niwo munsi wa mbere agende nagera ku munsi wa 9 amenye ko yatangiye igihe cy'uburumbuke kandi ko kizagera ku munsi wa 16 hagati y'umunsi wa 9 n'umunsi wa 16 nyuma yuko abonye imihango ni igihe cy'uburumbuke agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa niba nayikoze akayikora ariko ikingiye ndetse n'umugabo nawe ufite umugore wenda ufite ukwezi kumeze gutya akamenya ko igihe hagati y'umunsi wa 9 n'uwa 16 ari igihe cyo kutavuga wenda ngo arashaka kwegera umugore cyane niba azi ko iyo gahunda ihari bashaka ubundi buryo bwo kwikingira niba ari bwo gukoresha agakingirizo cyangwa ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro noneho rero nyuma y'uriya munsi wa 13 tuva guhera ku munsi wa 17 ni ya minsi twavuze ibanziriza imihango izakurikira kuva icyo gihe kuyaka igihe azabona imihango ni igihe kitari cyo gusama nibyo ibi rero ni uburyo mbamberetse bwo kubara uhereye ku mibare ariko nkuko tuvuze ngo uburyo bwo kuborohereye ku mibare hari n'ibimenyetso bishobora gutuma umuntu amenya ko ari mu gihe cy'uburumbuke cyangwa atari mu gihe cy'uburumbuke yego nabyo yenda umuntu yabigarukaho ndetse abantu uko twagomeje kubibakangurira bakagongera bagafata ya karamu ndetse bagafata n'urupapuro kugira ngo nabyo babyandike ubundi igihe cy'uburumbuke kirangwa n'ibintu bikurikira yego nababwiye ko uburumbuke bwerekana ko intanga y'umugore yasohotse mu gasabo yaje gutegereza intanga y'umugabo kugira ngo ntabe yasama yego buriya ni nacyo gihe buriya Imana yaremye neza ko ariho abantu bakora imibonano mpuzabitsina kuko nicyo gihe cyo gusama kundi nk'abemera biriya cyane ubundi imibonano mpuzabitsina yagombye kuba ari igenewe kororoka nubwo abantu basigaye bayikora nyine igihe cyose ariko buriya si cyo buriya navuga ko bari uko wenda abantu bagenda wenda n'icyaha cyaje ku muntu ariko iyo tugiye wenda ndabaha nk'urugero tugiye nko ku matungo iyo tugiye nko ku nka tukajya ku ihene n'andi matungo akora imibonano mpuzabitsina ari uko habayeho kuba inyana cyangwa ishashi yarinze kurinda burya n'inko intanga yayo iba yahiye yego ariko ku bantu bino ugasanga wenda biratandukanye hariho n'icyo gituma tugomba kwiga no kubara ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa ahangaho ibimenyetso bishobora gutuma umuntu amenya ko ari mu gihe cy'uburumbuke ni ibikurikira iyi ntanga yahiye yasohotse mu gasabo kazo yego akenshi hari umuntu yashobora kumva ikimenyetso cy'ububabare mu ruhande rumwe rwo mu nda inda yo hasi dukunda kwita ni ikibaziziba cy'inda akumva wenda ku ruhande rw'ibumoso ari kuryaryatwa cyangwa afiteho umusonga ukwezi gukurikira akazumva birahinduye kubera ko burya udusabo tw'intanga z'umugore dukora dusimburana burya umugore agira udusabo tw'intanga tubiri ak'ibumoso n'ak'iburyo noneho tugakora ukwezi k'umugore dusimburana niba kamwe gakoze ukwezi k'umugore turimo ukwezi k'umugore kuzakurikira akora kandi ko ku rundi ruhande gutyo uko biba bisimburana iteka none ni ukuvuga ngo icyo ni ikimenyetso cya mbere ashobora kumva afite uburyaryatwe cyangwa ububabare mu ruhande rumwe bitewe n'agasabo k'intanga karekuye intanga kuko buryo karekuye intanga aho intanga ngore yasohotse mu gasabo haba hameze nk'hasigaye igihandure yego nkare wenda navuga nka kuri abantu bake barwaga wenda nk'amavunja kuri vunja agasigaye igihandure nuvuga icyo gihandure kiba kiri kumurya haba hameze nk'ahakomeretse muri make noneho rero kuko intanga iba yasohotse nyine ni igihe cy'uburumbuke ashobora gusama icyo ni ikimenyetso cya mbere ikindi kimenyetso cya kabiri ni uko iriya ntanga yasohotse ubwonko bw'umukobwa cyangwa bw'umugore bubwira imyanya ndangagitsina bukabwa hariya mu gitsina cyane mu nda ibyara hariya kuri imibonano mpuzabitsina bati ni igihe cyo gusama
itegure ndetse n'umura cyangwa ababyeyi nayo ikitegura bivuga ati akoze imibonano mpuzabitsina hashobora kuboneka igira izavamo umwana ku buryo ryatangira rikakirwa hariya mu mura. Nicyo gituma rero muri cya gihe cy'uburumbuke nabwo umukobwa cyangwa umugore ashobora kumva ikimenyetso cy'ububobere bwinshi bwiyongereye mu gitsina cye. Yego. Ububobere bukiyongera kumva ububobere bwaje ku buryo budasanzwe. Rimwe na rimwe ndetse bamwe bakaba bagira wenda n'utwenda tw'imbere tukaba twatota. Icyo ni ikimenyetso gishobora kwerekana ko umuntu nawe ari mu gihe cy'uburumbuke. Ndetse haza n'ikindi kimenyetso gikomeye cy'ururenda. Ururenda rurasa n'urenduka ku buryo n'umuntu akoze mu gitsina cye wenda ashobora kubona ikintu kirenduka hagati y'intoki wenda nk'ebyiri. Nubwo kwikora mu gitsina atari byiza ko umuntu ashobora kujyanamo mikorobe akaba yahanduza akaba yakwiteza uburwayi, ariko ururenda narwo ruraza rwiyongera kuri bwa bubobere buba bwiyongereye, naho bikaba byerekana ko ari igihe cy'uburumbuke. Yego. Ikindi kimenyetso gikomeye nkunda kubwira wenda n'abantu b'abangavu, ndashaka kuvuga nk'abakobwa bakiri bato uko yagiye babimenyetso wenda batanabimenya ko bikiri ubwa mbere babimenye cyane. Iyo umuntu ari mu gihe cy'uburumbuke ubushyuhe bw'umubiri buriyongera. Bwiyongeraho igice cya dogere, niba bafite nka dogere wenda 36 n'igice ashobora kubibera nka dogere 36 n'ibice 7 cyangwa 8. Tibo ubushyuhe wenda bwo kuvuga ngo afite umuriro, ariko ubushyuhe bukiyongera, ubushyuhe bw'umubiri bukiyongera nawe akabyumva. Buriya bushyuhe bw'umubiri rero kuko baba butewe na n'iriya misemburo umubiri warakoze imurimo, bunajyana no kwiyongera nakwita kwifemba byo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina, gukenera gukora imibonano mpuzabitsina. Iki kintu abantu b'abangavu b'abakobwa bagomba kukimenya ko burya cya gihe yumva afite ubushake bwinshi bwo gukora imibonano mpuzabitsina, hari igihe kiba binerekana ko ari cyo gihe ya ntanga ye yasohotse mu gasabo, ko ari cyo gihe cyo gusama, ahubwo bakitonda cyane. Umukobwa w'umwangavu nazumva ari gushaka cyane kubonana n'umuhungu, akumva gushaka gukora imibonano mpuzabitsina, ajya agira amakenga, avuga ati wiki wawe n'icyo gihe cyo gusama, yitonde cyane. Iro ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu ari mu gihe cy'uburumbuke. Hari n'ibindi biza ariko wenda usanga bitaza ku bantu benshi, ugasanga wenda nk'umuntu afite akanyamuneza, ugasanga ari kwisekesha cyane, arakeye mu maso. Hari n'abashobora kugira wenda nk'ibiheri mu maso, yakajya nk'igiheri mu maso, ariko icyo gihe hari igihe gishobora no kuza wenda na cya gihe agiye kujya mu mihango, nabyo hari igihe biza. Igihe tumva ntibagiye biza no ku bantu bamwe ntibize kuri benshi, cyangwa rimwe na rimwe hari n'ugira ugasanga ahinduye nk'imyitwarire, wenda n'umubyo yaryaga yaba ari mu gihe cy'uburumbuke, ugasanga wenda ari kurya cyane, yagize apeti cyane, akanarya ntavangwe n'ata wenda ari n'ibiryo atarya kumva nabyo gushaka kubirya. Hakaba n'igihe ndetse yumva wenda nk'umubiri wenda urimo navuga umubiri umeze wenda nk'amabere cyane cyane, akumva ameze nk'atonekara, kubera ari mu gihe cy'uburumbuke akumva nk'amabere ameze nk'atonekara, cyangwa kumva wenda no mu kiziba cy'inda ukumva wenda nko kuba twavuye hari n'uburibwe, ariko wenda kumva wenda hameze nk'ari wenda haremereye. Ibyo birashoboka kubaho, akumva ibimenyetso nk'ibyo, akaba yamenya ko ashobora kuba ari mu gihe cy'uburumbuke, akaba yakwitwarika kugira ngo atazokora imibonano mpuzabitsina akaba yasama. Nibyo rwose, ndizera ko Dr. ibisobanuro atanze birafatika, nawe ubaye wanditse ntago wazagwa mu bishuko cyangwa se kuba watwara inda itateganyijwe. Ariko nawe udukurikiye reka nkwibutse ko ubasha kuba watwandikira ubutumwa bwawe bugufi. Ndabona uyu munsi turi bwakire message ko zaje ari nyinshi, kwitaba telefone ntago nzi ko biri butworohere, kuko ndamutse funguye umurongo gato ku buryo abahamagara baba benshi cyane, kuko ndi kubibona ku murongo. Ariko nkaba nakubwira ukeneye ko watwandikira ku butumwa bugufi, wohereze kuri 0788 74 83 178 0788 74 83 178. Message zo zirimo ziraza ari nyinshi cyane, ariko bagiye bakubaza. Nkwibutse neza kuri kutwandikira message, wibuke kwandikaho amazina yawe ndetse naho uherereye. Utwandikira amazina yawe, utwandikira uherereye, nurangiza utwoherereze ubutumwa bwawe bugufi, kuko abantu uri guhamagara bihangane rwose, ntago nzi ko kubakira biri bunyorohere, ariko tubanza tugabanye message zahageze ari nyinshi.
argize ati niki gituma ukwezi guhinduka Dr. Impamvu yatera ukwezi guhinduka anukuhe ibibazo ufite byo ni byinshi ubanza ndi kubangire n'ingata hari nibyo uribuze gutahana. Nibyo koko ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa gushobora guhinduka ukaba kwagira iminsi myinshi cyangwa iminsi mikeya. Yego. Ibi biterwa n'iki? Biterwa n'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nayivuga ku buryo bworoheje, navuga nti biterwa nuko Imana yaremye umuntu. Yego. Buryo umuntu wese uko yaremwe, hari ubari muremure, undi akaba mugufi, undi akaba inzobe, undi akaba rukara, undi akagira ibiro byinshi, undi akagira ibiro bikeya. Bivuga ngo n'ubijyanye rero n'ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore, hari ugira ukwezi kw'iminsi myinshi, hakana ugira n'ukwezi kw'iminsi mike, ndetse bikaba byanajyana na cya gihe cy'imihango. Hari wenda hataza kujya n'undi wongera gukitubaza, hari n'ugira imihango ikamara iminsi mike, undi ikamara iminsi myinshi, cyangwa umwe akaba yava amaraso make, undi akaba yava amaraso menshi. Ahangana mbisanije na cya gihe cy'uburumbuke, hari igihe cy'uburumbuke kuko twakoreshe ya mibare akabona iminsi baye mike, undi akabona iminsi baye myinshi. Biba bitewe n'iki? Biba bitewe nyine na ya ndeshyo y'ukwezi, ariko ituruka uko Imana yemye umuntu. Ariko ku bundi buryo bwa kabiri kavuga ko binaturuka ku misemburo umugore cyangwa umukobwa aba afite umubiri we. Iyi misemburo akenshi navuga ko ari nyine Imana ibara yaramuremanye mu mubiri we, uko iyo Imana iremye umuntu uko agenda mu rugendo rw'ubuzima, hari imyaka agenda ageramo imisemburo ikagenda ikorwa ari myinshi cyangwa igenda igabanuka. Areye umuntu k'umukobwa ageze mu gihe cy'ubwangavu, ya misemburo ibiri nababwiye, umusemburo wa estrogene n'umusemburo wa progesterone irakorwa none hari myinshi. Yatangiye gukorwa ari myinshi, ikozwe n'udusabo tw'intanga ze uko tuba dutangiye gukora cyane. Noneho iriya misemburo akaba ariyo igenda uko umwe cyangwa undi igenda isimburana, umwe wa mwinshi kurusha undi n'undi wa mwinshi kurusha undi, bikagenda bivuga ati iki gice cy'ukwezi cy'imihango kirareshya gutya, umusemburo wagabanuka cyangwa uzamutse cyane kikaba kiragabanutsa igihe cy'uburumbuke, ibintu nk'ibyo. Noneho bitewe n'uko iriya misemburo yombi igenda ingana cyangwa isimburana mu bwinshi, ibi bikagenda bisimburana. Noneho yaba afite imisemburo myinshi cyangwa mike, ukwezi kwa kurekure cyangwa kaba byari bifite aho bihuriye se Dr. no kuba umukobwa abasha kuba hari umukobwa witwa Karine Arindera aravuga ngo umukobwa atangira kujya mu gihe cy'uburumbuke afite imyaka ingahe, undi aravuga ngo cyangwa se ngo nk'ikibazo kindi afite ngo ajya mu mihango kabiri mu kwezi. Bifite aho byaba bihuriye. Ibi ngibi navuga ko ibyo gutangira naho kujya mu mihango cyangwa inshuro zo kujyamo, kuko biterwa n'iyo misemburo mu mubiri we. Ahangaha abahanga batubwira ko umuntu ashobora gutangira kujya mu kwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa, nuva atangiye kubona imihango, bavuga ati kuva ku myaka 10. Kuva ku myaka 10 umuntu ashobora gutangira wenda kubona imihango, bamwe bikaza icyo gihe, abandi bikaza bitinze. Ariko banavuga ko hari igihe bishobora no kuzana mbere no guhera ku myaka 8. Ukajya mu mihango ku myaka 8. None aho biboneka uko abantu burya hari abantu bakora bavumbuka bihuta cyane, ku buryo yo guteza ya myaka 10 usanga ku myaka 8, imyaka 9 umwana w'umukobwa atangiye kujya mu mihango. Ariko hakaba n'abandi usanga wenda batangira kuri kwezi k'umukobwa batinze, ugasanga n'abageza ku myaka 18 batarajya mu mihango. N'abahanga bagatubwira bati imihango ishobora kuza hagati y'iyo myaka, kuva ku myaka 10 kujya kuri 18, ariko bishobora no kuza mbere cyangwa bikaza bitinze bitewe no kwivumbagatanya kwa ya misemburo. Bitewe na ya misemburo, gusa bakatubwira bati mu gukurikirana neza uko ukwezi k'umukobwa gukora neza. Umukobwa abonye imihango munsi y'imyaka 8, ni byiza ko ababyeyi bamujyana kwa muganga kugira ngo niba nta kibazo kirimo. Yego. Iyo imihango ije munsi y'imyaka 8, nuvuga ngo ukwezi k'umukobwa gutangiye munsi y'imyaka 8. Bakongera bakatubwira nabwo ku rundi ruhande, niba umukobwa arengeje imyaka 18 atarabona imihango, nuvuga ngo ataragitangira ukwezi k'umukobwa, nabwo ni byiza kumujyana kwa muganga kugira ngo babaganga bashinzwe ubumenya muntu cyane bw'igitsina gore, abaginekologe bamurebere niba nta kindi kibazo, niba udusaba tw'intanga dukora neza. Iki navuga nuko kiriya gihe cyo kuvuga ngo ukwezi kuraje cyangwa wagiye mu mihango inshuro 2 cyangwa inshuro 3, ahanga ndagira ngo usobanure ikintu kimwe. Ukwezi k'umugore gutandukanye n'ukwezi kwa kalendari. Hari igihe umuntu ashobora kujya nko mu mihango ku itariki wenda ya 2
y'ukwezi kwa karindwi yaba afite nk'ukwezi kw'iminsi 25 akongera akayibona ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi nuvuga ngo hacizemo iminsi 25 nuvuga ngo mu kwezi kwa karindwi abonye imihango inshuro ebyiri kubera ko afite ukwezi kwe k'umugore cyangwa k'umukobwa kufite iminsi mike kurusha iminsi y'ukwezi hari akaba yabona imihango ibiri akaba yavuga ngo ava kabiri mu kwezi ariko icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo ukwezi kwe ni kugufi ku kwezi kwa kalendari nuvuga ngo ukwezi kwe ni iminsi nka 25 noneho bigatuma nibagiye mu mihango ku itariki ebyiri kuri 27 abona indi mihango muri make dukangurira abantu b'igitsina gore kugira wenda nka kalendari yitwaza mu mufuka ke by'umwihariko kugira ngo ijyagiye mu mihango ajya ashyiraho akamenyetso wakakikorera akaba gafite ijyagiye mu mihango ashyiraho akamenyetso cyangwa akandika itariki ijyagiye mu mihango yabona n'imihango ikurikiye akongera akandika ya tariki nikurikiye gutyo nawe akajya akifashisha amenya igihe kiri hagati y'imihango ibiri muri make akamenya ukwezi ko kungana kuko akenshi abantu b'abakobwa cyangwa abantu b'abagore bagiye kwivuza kwa muganga kimwe mu bibazo muganga akunda kubabaza ni uko bazigiye baherukira mu mihango nuvuga ngo yuza ayo makuru bituma nabwo muganga kuvura neza bikamworohera no kugira ngo niba mu ndwara ugiye kwivuza zindi niba ari malaria cyangwa iki ariko niba nta kibazo cyuzaga imyororokere nacyo waba ufite aha rero twaba tuvuga tuti rero ni byiza koko ukwezi gushobora kuba kwahindagurika ukabona nk'imihango wenda nk'ibiri mu kwezi kwa kalendari ariko bitavuze ko ahubwo bitavuze ko uvuye inshuro ebyiri cyangwa uri kuva hakiri kare cyane ahubwo ukwezi kwawe gufite iminsi mike ku minsi 30 ya kalendari noneho hari n'abantu bagira ukwezi kurekure cyane kukaba kwarenga nk'iminsi 30 bari nababwe bashobora kujya nk'ukwezi kw'iminsi 36 ashobora kubona wenda aragiye nko mihango mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuko ukwezi kwe kurenza iminsi 30 ukwezi kwa karindwi kose akakutambuka atajibonye imihango akongera kubona imihango mu kwezi kwa 8 yego noneho akenshi akaba yajya kwa muganga avuga ati mbona imihango inshuro imwe mu mezi 3 kuko ababaru kwa gatandatu kwa karindwi no kwa 8 ariko babishatse kuvuga ko nuvuga ngo ukwezi kwe k'umugore kurenze kure ukwezi kwa kalendari noneho bigatuma hari ukwezi kwa kalendari arenga atabonye imihango akazayibona mu kwezi kuzakurikira none ariko bisobanuye ko ukwezi kwe gutandukanye no kwa kalendari kurenza ukwezi kw'iminsi 30 ya kalendari nibyo rwose ibibazo abantu bagiye bibaza ni byinshi cyane ariko kandi nukomeza kujya ugenda ukurikirana ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere uzagenda umenya byinshi cyane kubigenda bikubaho kubigendanye n'ubuzima bwawe bw'imyororokere ndetse no kubigenda biba kuri mugenzi wawe niba wenda ufite umuvandimwe cyangwa se ufite umuryango uzajya ugenda usobanukirwa ndetse nawe wabyaye wabaye umubyeyi wabaye umudamu uzajya umenya impamvu y'ibyo uhora wibaza akenshi utabaga ufitiye igisubizo Dr. Bigize kuko baza ngo hari uwanditse agira ati mwiriwe neza ati si umuntu akoze imibonano n'umukobwa uvuye mu mihango ahita asama ati murakoze iki kibazo ngira ngo twe twakivuzeho ubundi mu magambo make turavuga ati igihe umukobwa ari mu mihango undi ni igihe kitari cyo gusama yego ariko hari igihe bishobora kubaho kuko burya hari abantu nk'uko nababwiye hari abantu bagira ukwezi kw'iminsi mike cyane iyo umuntu afite ukwezi kw'iminsi mike cyane cyane kuri nko munsi y'iminsi 24 baba ni nabwo ashobora kujya nk'ukwezi kw'iminsi 20 gutyo iyo ukoze ya formule twakoresheje ya mibare usanga watangira kwifata ko ku munsi nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu w'ukwezi iyo bigenze gutyo biba bigaragaza ko niba ari mu wenda mu mihango yatangiye imihango uyu munsi wenda nejo wenda acyayirimo yamana mpuzabitsina akoresheje ya formule niba ya formule akoresheje imugushije mu gihe abakiri mu mihango ubwo nguwo waba yashobora gusama ariko abari bacya cyane ni nk'umwe kwijana urakoze cyane hari undi waciye mu gikari anyandikira ubutumwa bugufi nawe ndifuza yuko wamusubiza yagize amatsiko agira ati imbariza docteur yanditse message ndende ariko ndagerageza ngenekereze kugira ngo ubashe kuba wamusubiza Tiffany ati imbariza docteur ati umuntu atimbariza muganga ati umuntu yijyamo kuri 20 ubara iminsi ye ingana ite y'uburumbuke ndasa nk'ubihuza n'ikibazo nanatekereje ko nakubaza ndise duha urugero rw'uko umuntu yabara ukwezi kwe akamenya igihe cye cy'uburumbuke
nibyo kugira ngo umuntu abare ukwezi kwe amenye igihe cy'uburumbuke agomba kuba yujuje ibi bikurikira. Yego. Icyambere nuko abanza akabara ukwezi kwe inshuro 6 zikurikiranye. Nuvuga ngo kuba nibura agiye mu mihango inshuro 6 zikurikiranyije yandika itariki yagiye mihango. Umunsi wa mbere yagiye mihango akawandika. Noneho akazafata iriya minsi iri hagati y'ukwezi n'ukundi y'imihango n'indi ariyo twise iminsi y'ukwezi k'umugore. Yabikoze akabona amezi nibura 6 akurikiranye niho koko avanamo kwa kwezi kurekure n'ukwezi kugufiya. None agakoresha ya mibare twabonye ya forme twabonye gufata iminsi mike yabonye ukwezi kwagize iminsi mike agakora mu mubare wa 18. Ukwezi kwabaye kugufi niko akura mu mubare wa 18. Ukwezi kwabaye kurekure kwagize iminsi myinshi niko akura mu mubare wa 11. Ndagira ngo mbisome nuko ari abantu bakunda kubivanga kuko birumvika 11 na 18 ni no mubare munini. Harya afata ukwezi kwina akaba ari kwavana mu 18 ukufa akavana mu 11. Hoya sibyo ahubwo ukwezi kwagize iminsi mike kugufi niko avana mu mubare wa 18. Ukwezi kwagize imibare iminsi myinshi wari ko kwezi kurekure niko afata iyo minsi akavana mu mubare wa 11. Nono igisubiza abonye niyo minsi y'uburumbuke abara kandi ahereye umunsi wa mbere akawufata wundi atangiye kuboneraho imihango ye y'ukwezi. Rero akaba ari cyo navuga ko ari cyo cy'ingenzi uko hari gihe abandi babara wenda bavuga ngo ninjye mu mihango ngo ndafata iminsi 4 ngo cyangwa 5 ngo ngo nyuma yaho ngo mbone ko yagiye cy'uburumbuke ngo cyangwa mbere imihango ngo ntekize ngo nakora imana mpuzabitsina ngo mbere iminsi ngo 3 ngo 4. Ibyo ngibyo navuga ko kubera abantu bagira ukwezi gutandukanye kandi umuntu akaba yagira n'iminsi hindagurika ntabwo ibyo bintu umuntu yabigenderaho. Kuko bigendayo ushobora kuyoba bishobora kugena kwa kundi kera tuyaga ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore dufashe ukwezi kw'iminsi 28 none ugasanga wena nibyo turi kwigishiriza abantu bose kandi abantu bose batagira ukwezi kungana gutyo. None ugasanga bamwe turi kuba amakuru atarayabo bikaba byatuma bana twarinda. Arone ho mvuga ati nyabune kuko twafashe ikaye n'ikaramu tugakora iriya mibare tugakoresha ya formule umuntu afata ukwezi kwe akoresha iriya formule kandi twabonye gushobora gukora ya umuntu ufite ukwezi kw'iminsi hindagurika n'iminsi idahindagurika. Nibyo Dr. Harundi wabutse umuntu utarajya mu mihango ashobora gusama. Umuntu utarajya mu mihango na rimwe twavuga ko yari umukobwa bataragira ataragera muri cyagiye cy'ubwangavu cyangwa wenda ashobora atangiye kucyama abonye ibimenyetso bimwe n'amwe kumera amabere ariko atarajya mu mihango. Ubundi icyo gihe niba atarajya mu mihango abataratangira kugaragaza ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore ubundi aba atasama. Ntabwo yasama kuko burya ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu yatangiye kubona uburumbuke ni igihe nuko abona imihango. Ariko ibi ngibi bitandukanye n'abantu b'ababyeyi abantu b'abagore babyaye cyangwa umuntu watangiye nko gufata imiti yo kwirinda gusama. Yego. Uwo ngo icyo kimenyetso ntabwo kiba kikiri cyo. Iyo atangiye gufata imiti ituma adasama niyo aba ari umukobwa ariko abatangiye gufata imiti yo gusama cyangwa akaba ari umubyeyi wenda akaba amaze kubyara we ashobora no kuba yasama atarabona imihanga atarabonera umwana. Umubyeyi ukimara kubyara ashobora gusama atarabonera umwana kuko intanga ye ishobora gusohoka mu gasabo atarabona imihango ibyo ko umwana bitaraba akaba yasama. Ari nayo mpamvu muzi ko muri politike y'igihugu yo kuboneza urubyaro babwira abagore bakimara kubyara ko yasohoka muri maternité aboneje urubyaro. Nibyo rwose. Iki nacyo tukavuga ati nk'umukobwa ufata nk'iriya miti kaca kindi gituma umuntu adasama cyangwa wigeze gukoresha uburyo bwo kwirinda gusama wenda nkwe bya binini se uwo ngo ukwezi kwe gusa no guhinduka hakaba yaha n'imenyetso wenda byamubaho wenda imihango ikaba yatinda cyangwa ikaba kare ku buryo ataba kigende gujya kimeje kuvuga niba ntarabona imihango ngo sinasama. Uwo ngo yabanza karikaga ya meza atagashira areba imihango ye none akazakoresha ya mibare twabonye ya formule. Nibyo rwose message zo zaje ari nyinshi murakomeza munandike kuko nimugira ikibazo uko mugenda mwandika tuzagenda tubasubiza n'undi mu biganiro byacu ko tubizi neza yuko ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere gitambuka buri cyumweru guhera ku isaha y'isa 7 kugera isa 8. Hari wagize ati nitwa Amson ati twakunze ikiganiro cyanyu ni cyiza kandi turabakurikiye gusa nifuzaga ko ubutaha mwazana dusobanurira ku bimenyetso bya VIH.
urakoze tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu kitaha nta kibazo. Agize ati nitwa tuyambaze ndi Nyamasheke, ikiganiro turagikunda muri abarimu beza, urakoze gushima. Ati mbashimiye ku kiganiro cyiza. Ese umukobwa agejeje imyaka 17 atarabona imihango ya mbere byaba ari uburwayi? Ariko Dr. Nduba yabivuzeho avuga yuko niba ari atarageze imyaka 18 yego nk'umubyeyi agafashe uwo mwana w'umukobwa akamujyana kwa muganga bakayaba ko nta kibazo akiri kudusabo twe tw'intanga, ibyo ni ibintu byoroshye kandi nzi ko muganga aba agomba kuba yamenya ko yakubwira ko ikibazo kirimo cyangwa se kitarimo. Dr. ikibazo cya nyuma nubwo abyari byinshi ariko mubyeyi yabashitse kumenya ukwezi k'umugore byafashe iki? Nibyo koko kumenya ukwezi k'umugore cyangwa ukwezi k'umukobwa bishobora kugira icyo byafasha yaba uwo mukobwa cyangwa umugore ndetse n'uwo babana, wenda nk'umugabo we cyangwa inshuti ye. Ibi ngibi bifasha ikintu uko iyo umuntu azi kubara neza ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa umutwajijukirwa, none akamenya kwikurikirana agakurikirana ubuzima bwe, none akamenya cya gihe cy'uburumbuke n'igihe gitaye cy'uburumbuke, akamenya igihe cyo gusama igihe gitaye cyo gusama, none cyane cyane nko ku mwana w'umukobwa w'umwangavu akamenya kuvuga oya niba ari oya cyangwa akamenya kuvuga yego niba ari yego, kuko buriya iriya oya cyangwa oya na yego cyangwa ari yego iyo ayikoresheje nabi ashobora gutwara inda. Yego kuko niba umusore aje akamubwira ati se dukore mu mpuzabitsina, kandi akenshi baba bafite ibintu by'inkundo n'iki, usanga rimwe arabyemeye akaba yabyemera ari mu cya gihe cy'uburumbuke kandi wenda nta n'agakingirizo bitwaje. Ikindi cya kabiri navuga kumenya kubara ukwezi k'umugore cyo bimara nuko bitanga makuru umuntu akamenya n'imikorere y'umubiri we. Noneho ahangaha cyane cyane nk'abantu bakuru nk'ababyeyi nabo iyo bavize aya makuru atuma bahinduka abarimu beza ubuzima bw'imyororokere, bakaganiriza abana bafite amakuru y'imvaho. Yego kuko buriya ibi bintu by'ubuzima bw'imyororokere ni byiza ko abantu bakuru babiganiriza abantu batoya, ababyeyi bakaganiriza abana kugira ngo ntibigaragare ko ari ibyo mu ishuri, ntibigaragare ko umuntu agomba kubyigira mu ishuri, ahubwo bigaye ko ubuzima bw'imyororokere umuntu agomba kubwigira ahari, cyane cyane n'uburere agomba kuvana ku babyeyi, kuko n'ababyeyi baba baranyuze muri kiriya kigero, cyangwa niba ari n'ababyeyi bakigira ukwezi k'umugore nuvuga ngo uwo mugore aba yabisobanura neza, ndetse n'umugabo ufite umugore ufite ukwezi k'umugore uwo mugore nakaba yabisobanura neza. Nibyo rwose. Nawe urakomeza utwandikira ubutumwa kuri 0788 74 83 178 07 8 7 4 178. Iyo message uzajya uba wanditse izajya igufasha kuba wagenda usobanukirwa byinshi cyane ndetse no kutubaza kuri byinshi bigendanye n'ubuzima bwawe bw'imyororokere, cyane ko tukiri kumwe na Sandrine umukunzi, nkaba namugarukaho nawe gatoya nkamubaza nti igihe muherukira hano mu cyumweru gishize mwatubwiraga ko mugiye kunyarukira ndakeka ari Kamonyi, aho mwari mugiye mu gikorwa cy'ubukangurambaga, ndakeka byaragenze neza. None ubu ngubu bwo muduteguriye iki? Murakoze cyane Fanny. Mu by'ukuri wa mugani ku cyumweru gishize twari dufite ibikorwa by'ubukangurambaga mu karere ka Kamonyi. Ni ibikorwa bya bigamije gutanga ubukangurambaga ku bakobwa cyane tubibutsa kugira isuku mu gihe cy'imihango, nubwo turi mu gihe cya COVID, ariko n'abantu bagomba kwibutswa ko bagomba kugira amakuru ahagije uburyo isuku igomba gukorwa cyane cyane ku bakobwa ku bijyanye n'igihe bari mu gihe cy'imihango. Ndetse habayeho n'ubukangurambaga ku bijyanye no kwirinda COVID. Ubu rero muri iki cyumweru gitaha kwa kabiri no kwa gatatu nibyo bikorwa nabyo birateganyijwe mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Ndera no mu murenge wa Rusororo. Kwa kabiri tuzaturi mu murenge wa Ndera, tubwira n'abafatanya n'abagenerwabikorwa bacu kugira ngo iyo gahunda bazayitabire, ndetse kwa gatatu tukaza turi mu murenge wa Rusororo muri GS Kabuga. Ubwo rero turabararikira cyane kugira ngo bazaze bifatanye natwe mu gikorwa cy'ubukangurambaga, cyane cyane ari mu buryo bwo kurwanya COVID-19 ndetse no kugira isuku mu gihe cy'imihango. Ubwo niyo gahunda mufite mu cyumweru gitaha kwa kabiri no kwa gatatu.
numvise neza yuko nabwo muzakomeza igikorwa cy'ubukangurambaga muri Gasabo. Ubwo rero abagenerwa bikorwa nizeye ko bazaba bahari ari benshi cyane. Nkaba rero nanjye nkomeza gushimira Save Generations Organization kuko ibikorwa muri genda mukora ni ingirakamaro, kuko niba mutareba ku bigendanye n'uburumbuke, kwigisha ku bijyanye n'imyororokere gusa, ahubwo mukanibuka ko turi mu bihe bigoye byo kwirinda COVID-19, mugakomeza no gufasha abantu ku bigendanye no kwirinda ndetse no kubafasha kubakangurira kwirinda cyane muri icyo gihe baba barimo. Tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, Dr. Ndumva naguha umunota umwe ukagira icyo urenzaho, na Sandrine akarenzaho umunota umwe gusa, ubundi tukarikura mikoro. Nibyo ko murakoze. Icyo narenzaho nuko iki kintu cyo kubara ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa byagomba kuba bya buri wese. Yego. Tibi bya Dr. Aniseti gusa, ntibi bya Minisiteri y'Ubuzima, ntibi bya bajyana mu buzima, iby'umubyeyi gusa, ahubwo umuntu wese, umwana, umuntu mukuru, umugabo, umugore, umusore, umukobwa, bakamenya ko bagomba kumenya kubara neza ukwezi k'umugore, bakamenya igihe cy'uburumbuke, bakamenya uko bitwara kugira ngo tugire imyitwarire neza myiza kandi itadushora muri za ngeso zo kuba twakwikurira ibyago byo kubyara abana tutifuje kandi tukiri na bato, cyangwa ndetse no kwandura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Urakoze cyane. Murakoze. Nanjye ubutumwa nageza ku rubyiruko nk'uko wabivuze ni ukurushaho kwitabira kumva kino kiganiro, tuganire ku buzima bw'imyororokere bagezwa na Save Generation Organization, bwo kurushaho kubaha amakuru yizewe cyane ku buzima bw'imyororokere, bibarinda kwishora mu ngeso mbi ndetse no kwirinda imibonano mpuzabitsina. Ndetse nanabibutsa wenda ko bashobora no kujya bakurikirana ikiganiro wenda kuba bacikanywe ku mbuga nkoranyambaga za Save Generations. Bashobora kukibona kuri YouTube bashyizeho SGO Rwanda Official, cyangwa se bakajya banatwandikira n'ibitekerezo abari kuri Twitter cyangwa se kuri Facebook. Bashobora gukoresha Save Generations Organization cyangwa se bagasura na website yacu ariyo www.sgorwanda.rw. Aho hose bashobora kuhadusanga bakaduha ibitekerezo, bakatubaza ibibazo, ndetse ku bindi byose bakwifuza ko twarushaho gufatanya mu urengera ubuzima bw'urubyiruko. Murakoze. Urakoze cyane umukunzi Sandrine. Ubwo rero hatazagira ugira icyo yitwaza, kuko izo mbuga zose nziko muzikoresha muri benshi, ari abadukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda, nziko n'abatwumva bari hanze bari mu bihugu bitandukanye, kandi Flash FM igerayo. Ubwo rero namwe mwaca kuri izo mbuga mugacishaho ibitekerezo byanyu, mukabarizaho ibibazo, kandi mugakomeza kugenda mudufasha muri ubwo bukangurambaga, kuko tugomba kubigira ibyacu. Dufashije ubuzima, tufashije benshi mu rubyiruko, tukaganira ku buzima bw'imyororokere, byarushaho kugenda bidufasha mu kusigasira ubuzima bw'abangavu n'ingimbi ndetse n'ababyeyi bamwe bagenda bahura n'ibibazo bitandukanye, kandi ibyo bibazo ugasanga biterwa n'amakuru make no kutamenya, ndetse kandi no kuba badahabwa amakuru yizewe. Ikiganiro cy'ero nakagaruka buri cyumweru guhera isaa 7 kugera isaa 8 tuba duhari hano kuri Flash FM, tugenda tunaganira byinshi ku nsanganyamatsiko iba yagiye itegurwa. Byinshi rero birenzeho, urakomeza unohereze message kuri iyo nimero 078 74 83 178, wandika message ariko unashyiraho amazina yawe ndetse nawe uherereye, kugira ngo ikibazo cyawe kibashe kuba cyagira ishingiro gishingirweho mu kuzategura n'ubundi ikiganiro cyacu gitaha. Reka mbashimire, mwakoze cyane. Sandrine umukunzi wagize neza, Dr. Aniseti wakoze kubwisobanuro byinshi wagiye uha abari badukurikiye, ndetse nayo wabanye natwe abagerageje guhamagara nababonye benshi cyane ku murongo, ariko bitewe n'igihe twari dufite ntago byari kutworohera ko dusubiza ibibazo byari bihari, kandi ngo tunitabe na telefone. Ubwo tuzabigarukaho mu cyumweru gitaha. Reka mbashimire, mukomeze mugire icyumweru cyiza, munanogerwa n'ibiganiro byose mugezwaho na Radio Flash FM. Iki biganiro bya Flash byo birakomeje, je nkuko bisanzwe. Nitwa Fanny Umutoni Wase, mbifuriza gukomeza kugubwa neza.